tariki 15 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2020 umugore witwa Damitira yatanze ibihumbi 165 aravuga ngo kuvubanye n'uyu mugabo muzarinda mujya mu nda y'isi mutabyaye. Ndabona mubana wowe na madamu wawe. Arangije afata amazi ayorogesha uyu mudamu wawe, aramubwira ngo uko amazi ahora atemba ku rutare nuzajya utera uyu mugore inda zizajya zitemba nk'uko amazi atemba ku rutare. Buretse gatoya uyu mwanya ndimo kureba uyu mudamu wawe amaze kuvamo inda 8. Umudamu wamaze kuvamo inda zingana? 8. Bega yo mashina ya Yesu. Iya nyuma yavuyemo ryari? Ariko twe mu karere ka Ruhango biba ngombwa ko dutinze tuzi nahita ivamo. Indagiye kugutera iri joro Imana irambwiye ngo uzayibyara. Aha niba nashara ukazabona. Haleluya. Niri kumba akabona isangariko nakimwe kimunanira arasoboye parakimwe nakimwe arasoboye. Ijoro urarumuteye inda niko mvuze nk'umuhanuzi. Yego. Kandi iyi nda uramutera izavuka abana babiri b'impanga, Imana izashiramo n'indishyi y'akababaro. Yes. Ayo mashi twayakomera Imana niba ntacyo bigutwaye. Ndabona barashize amabuye 3 mu nda yawe. Sabuka ndayumva. Ndayumva. Muhereze mikrofone twumvikane. Ndayumva. Ndabona kwa muganga bakubwira ngo baramutse bakubaze wapfa. Wageze kwa muganga bahasanga ibibyimba mu nda yawe. Na Kanombe nagezeyo, na Hashika nagezeyo, ariko barabyanze. Imana irambwiye ngo mu kwezi kwa kane izaba yarasubiyeyo. Iyi 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 izaba yarasubiyeyo. Mubaze ngo Imana yaba yaraguhishe. Imana yaba yaraguhishe. Ya. Imana yaba yaraguhishe. Umva, iyi Imana ibonye abarozi bateranye, Imana iraguhisha. Iyi Imana ibonye abari gutsura imigambi yo kukwica bateranye, Imana iraguhisha. Abantu bahishwe n'Imana bazamure haleluya. Imana irambwiye ngo ufite agahinda kenshi. Mufashe mikrofone tuganire. Yego. Ndagafite. Yego. Vuga ngo kuva uyu munsi Imana igiye kuntabara. Kuva uyu munsi Imana igiye kuntabara. Mama. Haram. Imana irambwiye ngo hari inteko yarigiye kukuremeraho. Imana irambwiye ngo iyi nteko irayikurenze. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo uri mu buzima bubi bushaririye, ku buryo mu muryango iwanyu nta n'umwe wagira icyo agufasha. Imana irambwiye ngo Mr. Pentecostal Brand, ubu buzima urimo Imana ibugukuyemo. Niyabwe icyubahiro. Ndabona n'icyo kujya mu rugo ari danje. Yego. Mbega ngo hano riri Imana igutabare. Yego. Umutware wawe ari hehe? Ari muri gereza. Bamufunze ryari? Kwa gatandatu kuriya mwaka ushize. Wirira.
urashaka atahe? yego. Mu cyumweru gito umugabo wawe ugiye kumubona. Guhereza ikimenyetso kigaragaza ko umugabo wawe atashye. Yego. Mbonye abamarayika batatu binjira muri gereza. Uyu mugabo wawe imyaka bamukatiye Imana irambye ngo ntabwo azayimara, kubera ko aya masengesho waje gusenga atumije Imana imukura muri gereza. Mbonye abamarayika binjira muri gereza, bakorera mu mitima y'ubuyobozi, barangije bahamagara ubuyobozi. Abo bamarayika mbona barimo barahamagara umugabo wawe. Numva ijwi rivuga ngo bikora Imana Stefano. Bikora Imana ninde? Hakora Imana Stefano. Niwe. Niwe. Wakomeye Imana abasha. Imana irambwiye ngo agiye gutaha mu izina rya Yesu. Icya kabiri, Imana irambwiye gukwishura iyi nzu. Ibyo biganza byawe, ibi biganza byawe birimo umwuka w'inyatsi uteye ubwoba. Ariko kuki Satani yakugabyeho ibitero byo gupfa? Nawe reka mbabwire bene data, nujya ugenda ujye uhamagara Imana ibane nawe, kubera ko ugendana n'urupfu, wicarana n'urupfu, usangira n'urupfu. Muhereza ikiganza umubwire ngo ibyo uzakora byose Yesu ajya kubanza imbere. Wari ugiye gucika ukuguru kw'iburyo, ukuntu wari ugiye kugucika reka mbigusobanurire. Mbonye uryamye munsi y'imodoka, iyo modoka nabonaga urimo urazamura ijeke. Mu kuzamura ijeke, imodoka igira ibiro byinshi, ijeke batayiteretseho ibiramanutse neza, mbona iguciye akaguru. Mu buzima busanzwe ukora iki? Umukanishi. Wiki? Ndi umukanishi. Ukanika iki? Imodoka. Mbega twaha Imana icyubahiro. Imana irambwiye ngo kubera ko waje imbere y'Imana ntabwo uzacika ukuguru mu izina. Cya kabiri, Imana ikurinze gukorera abandi, nawe iguhaye igaraje ryawe. Reka twongere Imana amashyi menshi cyane. Reka dusaba abantu bari hanze binjire dusenga Imana. Reka dutunge umukozi w'Imana ibiganza, tuvuge ngo Imana imuhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Ni yake. Muwa anointing kabisa. Imana iguhe umugisha. Imana ikwagure. Imana igukomereza amavuta. Unyemerere duhe Imana icyubahiro. Icyubahiro ni cyawe Imana. Ereza umuntu ikiganza umubwire ngo Yesu arakungoma. Yesu ari ku Umubwire ngo Yesu aracyari ku ngoma, uko yari ari kera aracyari ku ngoma, n'uyu munsi niko ari. n'uyu munsi niko ari. Abantu bararushe kweri. Ubwire ngo Imana ikuruhure. Induhure. Ubwire ngo Imana iguhuze n'igitangaza cyawe. Ubwire ngo uyu mwanya Imana ihindura icyerekezo cy'ubuzima bawemo. Mbega hari abumva Imana yahindura icyerekezo cy'ubuzima. Tuyihe icyubahiro n'Imana yacu ifite amaboko, n'Imana itabura uko ibigenza, na nyuma ya zeru irakora. Imana yabanye nawe, abarozi baguhagurukiye, ibana nawe, abapfumu bahagurukiye ubuzima bwawe. Imana yabanye nawe urugo rugiye gusenyuka. Imana yabanye nawe bavuze ngo urandagara ntiwandagara. Imana yabanye nawe bavuze ngo ntabwo uzabyara none urahetse. Imana yabanye nawe bavuga ngo ugiye kwikorera amaboko, Imana irayamanura. Imana yabanye nawe wiguriye imfubyi ari kuriga. Imana yabanye nawe ukora ubukwe udafite amafaranga irabugukorera. Imana yabanye nawe
abana bagiye gusaba Imana kwishyurira minerivare, ngaho zamura haleluya rero. Ngiye gukoresha iminota mike nutankurikira ni kazi yako. Papa ya Bwana Mungu, sambaliza haleluya, ongera uvuge haleluya, ongera uvuge haleluya, ongera uzamure haleluya. Mu gitabo cyo kuva ibice 14 umurongo wa 14 Bibiliya iravuze ngo Uwiteka ari bukugwanirire nawe wicecekere. Igitabo cyo kuva 14 Bibiliya iravuze ngo Uwiteka ari bukugwanirire nawe wicecekere. Abantu bambonye bwa mbere bazamura ibiganza. Ejo mwanyumvise kuri radiyo numvaga ndi umusaza. Perezida nawe yavuga ati tera ya haleluya yawe. abagabo haleluya, twikirize haleluya, amen. Dukomere Imana amashyi kidutuje ubuzima. Waje gusenga Yego, ariko hari abantu bategereje ko intambara uri mu mwari. Uyu munsi uri hano, hari abari gukora inama y'uburyo ugomba guseba. Hari igihe usenga abantu bigatuma batuka Imana usenga. Iyo Mana usenga kwita kwambika ikumariye iki? Iyo Mana usenga kwita gukura mu kode ikumariye iki? Iyo Mana usenga kohora mu buzima bubi budahinduka kubyuko ujya gusenga bikumariye iki? Ubwira ngo Imana yarabaretse kugira ngo babanze bavuge, igiye kubambura ijambo n'abivugana nawe. Mubwire ngo nyitegereze bataho ubuzima bwanjye bwahindutse. Nabyumva zamule haleluya. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bitera kugushima. Iyo nibutse
mbega twazamura haleluya. Mudakurikirana Imana ibaha umugisha. Reka abantu bavuganye n'Imana twongere tuzamure haleluya. Icarira abakurwanya n'abakuroga mu izina rya Yesu. nawe uzababwire, nawe nibakubaza ukirere igisibo, nawe uzababwire nibakubaza yuzuye amahoro, nawe uzababwire Yesu wangiriye neza. Nawe nibakubaza yuzuye amahoro, nawe uzababwire Yesu wangiriye neza. Abantu badafite satani tuzamure haleluya. Itangazo, abari bakuze muri icyo kibazo, Imana ikigusohoye mutaraseba. Ya abari bakuze muri izo ntambara, Imana izirangije utaramwara. Imana igira ibyo gusimbutsa, igira ibyo igira gute. Uretse ku mugongo wanjye nakizaba, uretse ku mugongo wanjye nakizaba, uretse ku mugongo wanjye nakizaba, uretse ku mugongo wanjye, uretse ku mugongo wanjye zamurira Imana amaboko. Icarira ibyo kurwanya mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira amagambo y'Imana gatowe. Ni muzima, Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. Muri Afurika ni muzima, Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. Muri Afurika ni muzima, ni muzima, Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. Muri Afurika ni muzima, Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. Yaratsinze, yaratsinze, ni muzima, Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. Muri Afurika ni muzima, Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. Muri Afurika tuvuge ko yatsinze Yesu wacu, yaratsinze, yaratsinze, Yesu yaratsinze. Muri Afurika no mu gatata yaratsinze, Yesu yaratsinze, Yesu yaratsinze. tumize Ni muzima, ni muzima, kibazo Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. Muri Afurika
Yesu ni muzima, Yesu ni muzima we. Muri Afurika. Mubaze ngo waba waramubonye Yesu? Arababonye Yesu? Wambara inkweto imwe Yesu akayikurindiramo, wambara igitenge kimwe nijoro ukagikura mu gitondo ukacyambara. Mubaze ngo waba waramubonye Yesu? Oya, ugiye kubyara ku iseta bagiye kukubaga waba waramubonye? Ubukwe bugiye gupfa Yesu agahagararana nawe waba waramubonye? Urugo rugiye gukora divorce Yesu waba waramubonye? Muhereze cyubahiro niba waramubonye. La classe est taille. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandari tubugihegi. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandari tubugihegi. Tuzabirihowe turanyomokiza tuzamurire Pata mikrofoni. Mbere yuko ngira ikintu mpanura, umva ngiye guhanura. Yego. Tisangale hazi yapike. Mwizina rya Yesu. Fata uwo muntu mu kiganza umubwire ngo umuhanuzi agiye guhanura. Profeti agiye guhanura. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Ndashaka kuvuga ibintu bitatu mbere yuko ninjira muri iyi saha yo guhanura. Yego. Uwo mwambaro w'igisuzuguriro uko ugendana nawo umaze gucuya. Umaze gucuya. Naravuze ngo mu makosa atatu Imana itakora, ntiyakora ikosa ryo kugutabara umwanzi wawe adahari. Oya, uta, ntabwo Imana yakora ikosa ryo kugutabara umwanzi wawe atakureba. Azagutabara kureba, izagusetsa kureba, iguhereza izakureba. Ubwire ngo aho wasebeye niho izagusekereza. Aho wasebeye niho izagusekereza. Imana ishimwe. Uretse gatoya, Wasebeye niho izagusekereza. uretse kwimuka abanzi bawe babere kuntu Imana yubaka. Uretse guhunga umurozi, abarozi barebe kuntu Imana ibatabarira imbere yawe. Icyambere, Imana yarabaretse barakuvuga, bakunyuza karitsiye bagenda bakwamamaza. None amatangazo bakuvuze ni nabo bagiye kuyamanura, bakabona Imana wasenze. Umva, munyeganyeze umubwire ngo izabikora bakureba. Izabikora abantu babireba. Imana izabikora bakureba. Izabikora abarozi bakureba. Izabikora bakurwanya bakureba. Izabikora bakugambanira bakureba. Orora, hagira umuntu n'abaratebe. Haleluya. Enayasika. Mwizina rya Yesu. Izagutabara bahari. Iyi modoka igiye kudepasa, Yego. ibanza gucana kinyoteri, igatangariza iri imbere yayo, ikayibwira ngo mpereza umwanya ngiye gutambuka. Umva ijambo ry'ubuhanuzi, ntibakure gutambuka warasenze.
nibakure kutambuke warasenze. Ayo marira warize Imana irayazi, izo ntambara urwana Imana irazazi, ayo madeni yawe Imana irayazi, ubwo bushomeri bwawe Imana irabuzi. Hari ikintu nshimira Imana, mubaze ngo Imana yaba yaraguhishe, Imana yawe yaraguhishe. Imana yaba yaraguhishe. Umva, iyi Imana ibonye abarozi bateranye, Imana iraguhisha. Iyi Imana ibonye abari gucura imigambi yo kukwica bateranye, Imana iraguhisha. Abantu bahishwe n'Imana bazamure haleluya. Tutumije nerekwa muri iri teraniro ibintu Sego. uwo mukecuru ndi kureba ngwino hano, uwo mukecuru Professor. Mashi menshi kwa Yesu. biyicarira Imana ibaha umugisha. Hallelujah. Mbega hari abantu Imana yarengeye, Sego. aho yizamura icyubahiro, uyibwire ngo niwe ubaye mu ruhande rwanjye. Waturutse he mama? Waturutse he? Naturutse mu Bugesera. Yes. Imana irambwiye ngo ntabwo utwite. Na nyine ni ubugwayi. Banastifo ketala handozike. Yes. Ubugwayi. Yes. Wowe barakuroze. Yes. Yes. Ndabona barashize amabuye atatu mu nda yawe. Ndasohoka ndayumva. Ndayumva. Muhereze mikrofone twumvikane. Ndayumva. Ndabona kwa muganga bakubwira ngo baramutse bakubaze wapfa. Wageze kwa muganga bahasanga ibibyimba mu nda yawe. Na Kanombe nagezeyo, na Hashika nagezeyo, ariko barabyanze. Imana irambwiye ngo mu kwezi kwa kane iyi izaba yarasubiyeyo. 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 Komera Imana amashyi menshi. Ntabwo uri uwo gupfa, Sego. uri uwo kubaho. Amena. 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 Guhera nonaha Imana kuri aka ihimbaza. gatenge, kuri ako gatenge, ako gatenge gakureho nkwereke. Nagiye hari Nyamata. Aha. Nagiye Mureke bakure ako gatenge. arashoboye Mwarebye rangurura amazi utangariza abafite inema guhera nonaha yawe Imana iragukijije. Mu kwezi kwa kane izaba atagihari. Sego. Ibyo abantu bakoze birarangiye. Sego. Ibyo abarozi bakoze birarangiye. Yakomeye Imana amashyi menshi. Ayo maboko ari ay'Imana wayazamura. Dufite Imana itagibesha. Mubwira ngo dufite Imana isohoza amasezerano. Imana isohoza Ila fata sangode sta invokiria. izina rya Yesu Kristo. Wowe ndi kureba wowe ngwino hano, wowe uri kurira ngwino hano. Kela hazo kite. Dufite Imana ikabarayo. Yesu seze iratuva. Dufite Imana. Watela haleluya. Haleluya. Fata mikrofone ndebe hano tela haleluya. Haleluya. Ufite umudamu
ndamufite arihe imbere nuguhe madamu nuburi kurira ngwino hano mbega Yesu ni umwami tariki 15 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2020 umugore witwa Damitira yatanze ibihumbi 165 aravuga ngo kuvubanye n'uyu mugabo muzarinda mujya mu nda y'isi mutabyaye. Ndabona mubana wowe na madamu wawe. Arangije afata amazi ayorogesha uyu mudamu wawe, aramubwira ngo uko amazi ahora atemba ku rutare nuzajya utera uyu mugore inda zizajya zitemba nk'uko amazi atemba ku rutare. Buretse gatoya uyu mwanya ndimo kureba uyu mudamu wawe amaze kuvamo inda 8. Umudamu wawe amaze kuvamo inda zingana? 8. Bega ya mashina ya Yesu. Iya nyuma yavuyemo ryari? Mwina ariko twe mu karere ka Ruhango biba ngombwa ko duta inzu tuzi nahita ivamo. Indagiye kugutera iri joro Imana irambwiye ngo uzayibyara. Aha niba ntashe rufazana haleluya niri kumba akabone sangariko na kimwe kimunanira arasoboye para kimwe na kimwe arasoboye. ijoro urarumuteye inda niko mvuze nk'umuhanuzi. Yego. Kandi iyi nda uramutera izavuka abana babiri b'impanga, Imana izashiramo n'indishyi y'akababaro. Yes. Ayo mashi twayakomera Imana niba ntacyo bigutwaye. Mashina yawe Yesu. Ongera uzamurira Imana haleluya. Ongera uzamurira Imana haleluya. Iyo byisi biracyariho ibyatuma tuzi imbere Imana Papa Bibiliya dusoma amagambo y'Imana. Kuva 14 umurongo wa 14. Kuva 14 umurongo wa 14. Dusome mu izina rya Yesu. Soma mu izina rya Yesu. Igitabo cyo kuva ibice 14 ku murongo wa 14. Haranditse ngo Uwiteka ari bubarwanirire, Uwiteka ari bukugwanirire, namwe mwicecekere, nawe wicecekere ntiwongere gusakuza muri izo ntambwe. ndasubira mw'iri jambo. Uwiteka ari bukurwanirire, Uwiteka ari bukugwanirire, namwe mwicecekere. wayikomera amashinana Mashimeshi kwa Yesu. izo ntare mureba ziraziritse muhumure mwitinya ibyo bibazo mureba biraziritse muhumure mwitinya ubwo bukene buraziritse muhumure mwitinya. wowe zifashe gutya Imana igukuriyeho uwo mwana urupfu.
izo ntare wahagurutse ugatambuka nkavugana nawe ukabisangira aho ngaho. mwitinya izo ntare mureba ziraziritse impumure mwitinya. tena haleluya. mama imana irambwiye ngo ufite agahinda kenshi. mufashe mikorofone tuganire. ndagafite ego. vuga ngo kuva uyu munsi imana igiye kuntabara. kuva uyu munsi imana igiye kuntabara. mama arame. imana irambwiye ngo hari inteko yari igiye kukuremeraho. imana irambwiye ngo iyi nteko irayikurinze. icya kabiri imana irambwiye ngo uri mu buzima bubi bushaririye ku buryo mu muryango iwanyu nta n'umwe wagira icyo agufasha. imana irambwiye ngo Mr. Pentecoste Brown ubu buzima urimo imana ibugukuyemo. ntihabwe icyubahiro. ndabona n'icyo kujya mu rugo ari danje. yego. mbega ngo hano riri imana igutabare. yego. umutware wawe ari hehe? ari muri gereza. bamufunze ryari? kwa gatandatu kuriya mwaka ushize. wirira urashaka atahe? yego. mu cyumweru gito umugabo wawe ugiye kumubona. guhereza ikimenyetso kigaragaza ko umugabo wawe atashye. yego. mbonye abamarayika batatu binjira muri gereza. uyu mugabo wawe imyaka bamukatiye imana irambye ngo ntabwo azayimara kubera ko aya masengesho waje gusenga atumije imana imukura muri gereza. mbonye abamarayika binjira muri gereza bakorera mu mitima y'ubuyobozi. barangije bahamagara ubuyobozi abo bamarayika mbona barimo barahamagara umugabo wawe. numva ijwi rivuga ngo bikora imana Stefano. bikora imana ninde? hakora imana Stefano. niwe. niwe. wakomeye imana amashyi. imana irambwiye ngo agiye gutaha mu izina rya Yesu. icya kabiri imana irambwiye ngo kwishuriye inzu. mwese mutunge ibiganza dusengera uyu mwana. mana mu izina rya Yesu uyu mwana turamusengeye. izi mbaraga zimuterane zimuveho. mama iyo nda yawe imana irambwiye ngo abadayimoni bari baragambiriye kugira ngo uzahore ubagwa. yesu arayigukishije niko avuganye nanjye. uwo nguwo ndi kubona ufite imisatsi ngwino hano. agarura aho ngaho. waturutse he? Gikondo. Nyenyeri. Nyenyeri Kikondo. Gikondo. hereza umuntu ikiganza umubwire ngo abarozi barakataje. mubwire ngo nawe ugomba gukataza mu nzu y'Imana. wari ubizi ko bakuroze? Yego. ntabwo ari gutyo wavutse? Oya.
navugaga neza nk'abandi. yavugaga neza nk'abandi. fata iyo mikorofone mvugane nawe. Imana irambwiye ngo bakuze bakuziza inyenyeri yabo cyo bagombaga kuba cyo. Ndabona kuva 2018 kuzamura gushitsa 2020 ndabona igihugu cya Kongo imbere yawe. Ico gihugu cya Kongo ndabona wari umunyarwanda ariko ushaka umugabo w'umukongomani. Umaze gushaka umugabo w'umukongomani iwabo ntabwo bigeze bagukunda, bakwanze kubera ko wabyaraga abakobwa gusa. Wari umaze kubyara abana 3 baravuga ngo ugomba kumwirukana, uyu mugore utazi kubyara umuhungu ntabwo tumukeneye. Umaze kubyara abana 3 ndabona hari ikigo wigishagamo cy'amashuri, wigishaga isomo ry'igifaransa. Barangije barakuroga, watutse ari mu gitondo 2:45 hari kuwa kabiri. Urimo urabyuka urimo uragenda kuvuga birakunanira. Ibyo mvuga n'ukuri. Uyu mwanya Imana irambye ngo ngiye kugusengera, amahembe bakohereje subireyo nawe ube muzima. Bega amahereza Imana amashinete Samuna, haleluya. Mirongo 38 iragiye Yesu aranyura aramubwira ati haguruka wikorere uburiri bwawe. aramubwira ati kuva icyo gihe ntibarekeye. Haleluya. Ubu uyu munsi uri mu buzima bubi bukugaruka. Wagiye kwa muganga bagukorera operasiyo, nyuma y'ibyo byose umutwe umaze kugera kwa muganga, ubwo wari umaze kubonana na dogiteri, ndabona hari akantu bakuroze kari hano ku bwonko hano. just ubwonko bwabaye butoya. Ubwonko bwabaye butoya. Niko muganga yambwiye. Niko muganga yakubwiye. Yesu agiye kubwagura mu izina rya Yesu. Bawicaye hano ndaje ngo hanurire. Umwicaze. Bana rakuroze uruhande rwawe rukora. Oh my God. Uwo muntu mu maso umubwira ngo jyoreka kwirata umubiri n'amazi ameneka ntayo. Munyemerere duhe Imana icyubahiro. Icyubahiro ni icyawe Mana. Holy asagenewe ahandi kurira kwarari nijoro ahari kurira
ari kurira we haguruka mvugane nawe amarira Ujyane muri telefone. y'abantu bitwenge wowe wari umaze iminsi ubabaye amazina witwa nde nitwa Mbarushimana Bonaventure. ninde wakuraritse Umudamu wandaritse wo mu rugo. Umudamu wanjye zamurijwe madamu wawe ari he hariya mu Gatwa yitwa na Kagame Julienne. yaje gusenga Yaje atanga icyifuzo ariko biba ngombwa ko asubira mu rugo hari icyo yaragiye gukorayo. hari ahantu nzi Ya, ni ubwa mbere umbonye ni ubwa mbere ngira ari n'ubwa mbere nkubonye. ngo hanurire Manurira. ahantu bita muri Ngororero urahazi Niho mvuka. niho uvuka umunsi umwe hari kuwa gatatu mu gitondo wicarana n'umugore wawe mujya inama Yego. ubuzima bwari bumaze kuba bubi burimo burasharira Yego. mufata icyemezo mugurisha ubutaka Yego. ubu butaka mujya kubugurisha Yego. uwabuguze yashizemo inyatsi cyangwa se ibihombo mu mafaranga yabahaye Yego. aya mafaranga wakiriye Yego. byari ibihumbi 600 Yego. yego cyangwa oya Yego. ayo mafaranga yose yarashize gupfira ubusa nta kintu ukozemo Yego. ubu uyu munsi umeze nk'umuntu ugiye gusabiriza ubuzima bwamaze gusharira Birumvikana. ikintu cyose ukora kiranga Biranga. ndabona warafashe amafaranga Yego. ucuruza ikintu kimeze nka butike Yego. umaze gucuruza barekeye aho ngaho Yego. wowe bakomeje kugukurikirana iyo butike yahombye utazi ko ntihombye Yego. tega ibiganza gutya bagufashe mikorofone vuga ngo mwami Yesu Mwami Yesu, kuva uyu munsi kuva uyu munsi kuraho iki gisuzuguriro kuraho iki gisuzuguriro cyo kudatunga amafaranga cyo kudatunga amafaranga. mu bwana bwawe kugeza uyu munsi Yego. nta munezero wigeze ugira Ntawe. ufite imyaka 24 Yego. satani yaguteye igikomere ubuzima bwawe burasharira kugeza n'uyu munsi witwa ngo wazanye umugore wari uzi ko usubijwe n'uyu munsi uracyari mu ishuri ry'umuruho Niko bimeze. washakaga gusubira mu cyaro nabwo ukabona ntibishoboka Ntabwo bishoboka. kubera ko waje mu nzu y'Imana Yego. Imana iguhaye amafaranga 3,000,000 aya mafaranga ugiye kuyatangiza bizinesi Yego. uzongere gucuruza butike Yego. uzagenda ucuruza inkweto Imana irambye ngo nizizaguheramo umugisha Imana irakoze igikomeye. abana bawe Yego. bari barabanyaze ubwenge bwo mu ishuri ntabwo bigirira Ndabizi. Imana igaruye ubwenge kandi ibahaye abaterankunga bazabigisha Imana ihabwa icyubahiro. mbega twaha Imana amashyi menshi amashyirimo Imana irambwiye Imana inyeretse wari ufite umudamu uyu mudamu abadayimoni bari bararahiye kugomba kuzamubura ukamuburana n'umwana nabonaga umudamu usa n'utwite indi itari nini cyane mu gutwita ajya kwa muganga arangije abyaye agendana n'umwana bose baragenda ufite madamu arahari aratwite aratwite ari hehe ari hano ngaho yaza hano uwo mudamu nazi hano Oh my God. ngwino oh
usange Yesu zana imitwaro yawe uyimuharire. mama wari ugiye kuzabyara bakakubaga ukagendana n'umwana kubera ko waje mu nzu y'Imana. Imana irambwiye ngo iguhaye umwana w'umugisha. Icya kabiri uzabyara ntawe ukubaze n'icyo Imana ivuganye nanjye. Ibyo biganza byawe, ibi biganza byawe birimo umwuka w'inyatsi uteye ubwoba. Ariko kuki Satani yakugabyeho ibitero byo gupfa? Nawe reka mbabwire bene data, nujya ugenda ujye uhamagara Imana ibane nawe, kubera ko ugendana n'urupfu, wicarana n'urupfu, usangira n'urupfu. Muhereza ikiganza umubwire ngo ibyo uzakora byose Yesu ajya kubanza imbere. Wari ugiye gucika ukuguru kw'iburyo, ukuntu wari ugiye kugucika reka mbigusobanurire. Mbonye uryamye munsi y'imodoka, iyo modoka nabonaga urimo urazamura ijeke. Mu kuzamura ijeke imodoka igira ibiro byinshi, ijeke batayiteretseho ibiramanutse neza, mbona iguciye akaguru. Mu buzima busanzwe ukora iki? Umukanishi. Wiki? Ndi umukanishi. Ukanika iki? Imodoka. Mbega twaha Imana icyubahiro. Imana irambwiye ngo kubera ko waje imbere y'Imana ntabwo uzacika ukuguru mu izina. Cya kabiri, Imana ikurinze gukorera abandi, nawe iguhaye igaraje ryawe. Muhe mikorofone. Ninde wakuraritse? nabyumviye kuri radiyo narafunguye mpita numva, niho ngeze numva umwuka urandaritse urambwira ngo uzajya gusenga. Ndaryama nijoro numva ngo hari igitangaza uzahakorerwa, nibwo nabyutse nza. Ariko iwacu ni Nyamagabe, ariko nkaba nari nazanywe n'umuntu aje kuma akazi, nabona abakiriye kubera nari mucoma. Uwo mudamu nigeze abyara akavuga ngo barabinjiye mu gikoni ngo n'abarozi. Ndababwira njye nta mpano mfite yo, nta cyuma mfite cyo gupima abarozi, ntago nabishobora. Basi akazi kawe kagumane, sinajya nanduranya n'abantu ngo uje mu nzu wese maye serivisi ngo ni umurozi. Ubu nta kazi mfite, ntako mbayeho. Gusengera Imana iguha akazi Rwose muramungiriye neza. mbere yuko ngusengera ndashaka kugukuraho umuvumo wo gukurikirana. Hari umugambi wari wacuzwe, bari bagiye kugutera ibyuma, kandi ibyo byuma wari ugiye gutegwa wari ugiriwe akagambane n'umuntu witaga inshuti yawe, mwahuje amaraso. Imana inyeretse umunsi umwe wubatse urugo. Umaze kubaka urugo, ukundana n'umudamu, umuha umutima wawe uze ngo ni inshuti yawe, ariko afite ibyamugenzaga, ntabwo yagukundaga. Yari akeneye imitungo kuri wowe. Ndabona igitondo kimwe umudamu yarafashe ibyo arazinga aragenda, avuga ko atagukeneye. Ibyo bintu byaba byarabaye? Byarabaye kuko byose yarabijyanye. Nanjye naracuruzaga, ncuruza n'amakara yose arabyikorera bijyana, aravuga ngo usigaye ndi umukene, arigendera. Uyu munsi ndabona muri mu manza. Imanza tuzirimo, twari turi no mu rukiko ajya kundega, basanga yasabe umutungo aratsindwa. Ariko tuba twarasomeye, ntabwo nagiyeyo barambwira ngo bazabinyereza kuri telefoni. Cy'umwanzuro w'urubanza narategereje, narahebye. Hari abana babiri ndi kureba, ufite abana bangahe? Dufitanye abandi babiri, abandi nabo ari kugenda yibyarira. Ko ndi kubona icyarahani, imashini idoda nayo yarayikuye mu rugo akayitwara. Yose yarabijyanye, nta kintu yasigiye.
bwira uwo muntu muri kumwe ngo wajya usenga Imana kweri. Tikalasi pela hazo tifos. izina rya Yesu. Retalasi kita. Gize imbaraga z'Imana mu mubiri wawe. 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 Kuva uyu munsi Imana igukuyeho urupfu utewe ibyuma. Imana ishimwe. Icya kabiri, izi manzi Imana irazirangije. Haleluya. Gatatu, Imana igiye kuguha akazi noneho ugiye kwikorera. Ayo mashyi ari ay'Imana mwayakomeye. Pela sita la costi fonadaya. Izo ni imbaraga z'Imana guhera muri uwo mubiri. Izo ni imbaraga z'Imana guhera muri uwo mubiri. Uboyoyeho karande zose, karande zo mu muryango, karande zigutera, karande zose zo mu muryango. Kuva uyu mwanya Urakoze Mana. zikure kure. Urakoze Mana. Jya kwicara Yesu arakubohoye. Mashi menshi kwa Yesu.